tariki ya 14 Mata 1912 mu nyanja nini ya Atlantique, ubwato bunini kurusha ubundi bwose bwari buri gukora urugendo rwabwo rwa mbere. Abantu barenga 2200 bari bishimye babyina baseka, bamwe barota ubuzima bushya muri Amerika. Titanic, ubwato abantu bavugaga ko n'Imana ubwahita burohamisha, ariko muri iryo joro rikonje cyane ikintu kimwe gusa cyahinduye amateka y'isi burundu. Mu masaha make ubwato bw'agaciro kadasanzwe bwatangiye kurohama, abantu barataka, abana barira, abandi biruka bashaka ubwato bwo kubarokora, mu gihe bamwe batari banazi ko urupfu rwari rubegereye. Ese niki cyarohamishije Titanic by'ukuri? Ese habayeho uburangare? Kuki abantu benshi bapfuye kandi hari amahirwe yo kurokoka? Kandi nahe mabanga kugeza n'uyu munsi akivugwaho kuri Titanic. Sinking of the Titanic. Uyu munsi kuri aka update tugiye kubagezaho inkuru yuzuye y'ubwato bwatangaje isi yose ariko bukarangira munsi y'inyanja. Komeza wumve kugeza ku musozo, kuko uko inkuru igenda ikomeza ni nako ibintu birushaho gutera ubwoba. Titanic. Uko ubwato bavugaga ko butarohama bwarohamye mu ijoro rimwe. Mu mwaka w'1912 isi yari iri mu gihe cy'iterambere rikomeye ry'ikoranabuhanga. Ibihugu bikomeye by'Uburayi byari bihanganye mu gukora ibintu binini kandi bitangaje kurusha ibindi. Muri icyo gihe nibwo hubatswe ubwato bwiswe Titanic, ubwato bunini bwiza kandi buhenze kurusha ubundi bwose bwari bwarigeze kubaho. Abantu benshi bavuga ko ubu bwato budashobora kurohama. Hari n'abanditsi b'icyo gihe bavuga ko bamwe mu babyubatse bafite icyizere gikabije, bavuga bati n'Imana ubwayo ntiyaburohamisha. Ariko mu ijoro rimwe gusa ibintu byose byarahindutse. Ubwato bwari ishema ry'isi bwagiye munsi y'inyanja, bujyana ubuzima bw'abantu barenga 1500. Uyu munsi kuri aka update tugiye kureba inkuru yose ya Titanic, uko yubatswe, abantu bari bayirimo, amakosa yakozwe, uko yarohamye n'amayobera kugeza hano bagikomeje kuvugwa. Titanic yubatswe n'uruganda rwitwa Harland and Wolff mu mujyi wa Belfast muri Ireland y'Amajyaruguru. Yari kampani ikomeye y'ubwikorezi bwo mu nyanja yitwaga White Star Line. Ntego yari imwe, yari kubaka ubwato buruta ubundi bwose ku isi. Titanic yari ufite uburebure bwa metero zirenga 269, ufite ibyumba by'akataraboneka, resitora zihenze, piscine, gym, elevator ndetse n'ibyumba by'abakire bimeze nk'amahoteli zo mu rwego rwo hejuru. Abantu bayibonaga nk'igitangaza cy'ikoranabuhanga. Tariki ya 10 Mata 1912 Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere ivuye mu Bwongereza yerekeza i New York muri Amerika. Yari itwaye abakire b'ibyamamare, abimukira bashakaga ubuzima bushya, abakozi, abagore n'abana benshi. Mu bantu bazwi bari bayirimo harimo John Jacob Astor, Benjamin Gurney. Ubwato bwari bufite abantu barenga 2200. Mu minsi ya mbere y'urugendo ibintu byose byari bimeze neza. Abantu babyinaga, barya neza, bafata amafoto, abandi bishimira ubwiza bw'ubwato. Nta n'umwe wari uzi uko urupfu rwari rubegereye. Mu rugendo andi mato menshi yohereje ubutumwa aburira Titanic ko imbere hari baga nyinshi, ariko bamwe mu bayobozi b'ubwato ntibabyitayeho cyane. Hari impamvu nyinshi. Bashakaga kugira i New York vuba, bagiye bizeye cyane ubushobozi bwa Titanic. Ikirere cyari gituje cyane ku buryo kubona iceberg byari bigoye nijoro. Mu ijoro rya tariki ya 14 Mata 1912 amazi yaratuje cyane kandi ubushyuhe bwari bukonje bikabije. Abashinzwe kureba imbere babonye iceberg itinze cyane, bahise batabaza bati iceberg light ahead. Umuyobozi w'ubwato ategeka ko bahindura icyerekezo byihuse, ariko byari bitinze. Saa 5:40 z'ijoro Titanic yakubise iceberg ku ikubitiro. Bamwe mu bantu bari baryamye ntibigeze banumva ubukana bw'impanuka, ariko munsi y'ubwato ibintu byari bikomeye cyane. Iceberg yangije ibice byinshi by'ubwato ku ruhande rumwe. Amazi atangira kwinjira vuba cyane. Engineer mukuru yabwiye captain ko ubwato budashobora kurokoka. Captain Edward Smith yatunguwe cyane. Titanic yari yaragenewe kutarohama byoroshye kubera compartment zayo, ariko amazi yarenze ibice byagombaga kwikingira. Byari birangiye. Mu ntangiriro abagenzi ntibari bazi uburemere bw'ikibazo. Abacuranzi bakomeje gucuranga umuziki kugira ngo
baturisha abantu. Abakozi babwiye abantu kwambara life jacket no kujya ku bwato buto bwo kubarokora, ariko ikibazo gikomeye cyari gihari, Titanic ntiyari ifite ubwato bwo gutabara buhagije. Ubwato bwo gutabara bwari bushobora kwakira abantu bategeze no kuri 1/2 cy'abari mu bwato. Ikindi kibazo, mu ntangiriro abantu benshi banze kujya muri ayo mato mato kuko batizeraga ko Titanic yarohama. Bamwe batekerezaga ko ari precaution gusa. Nyuma ibintu byarahindutse, abantu batangiye gusunika, bamwe bararira, abandi basenga, imiryango iratandukana, abagore n'abana bashyirwa imbere. Hari abagabo benshi bemeye gusigara kugira ngo abagore n'abana barokoke. Benjamin Gogbney bivuga ko yavuze ati tuzapfa nk'abagabo. Mu masaha ya nyuma ubwato bwatangiye guhengama, amashanyarazi agenda azima, amazi arushaho kuzamuka, abantu bamwe basimbukiye mu nyanja ikonje cyane. Amazi ya Atlantic yari akonje ku buryo umuntu yashoboraga gupfa mu minota mike kubera hypothermia. Mu rukerera rwa tariki 15 Mata 1912 Titanic yacitsemo kabiri nyuma y'iminota mike. Ubwato bwose bwagiye munsi y'inyanja, mu bantu barenga 200. Abarenga 500 barapfuye, bagera kuri 700 nibo barokotse. Byabaye imwe mu mpanuka zikomeye zo mu nyanja zabayeho mu mateka. Nyuma y'iperereza hagaragaye ibintu byinshi byateje ikibazo: umuvuduko ukabije, Titanic yagendaga yihuta cyane ahari iceberg, kutagira ubwato bwo gutabara buhagije. Amategeko y'icyo gihe ntiyasabaga ubwato bunini bwo gutwara abantu bwo gutabara buhagije, kwirara no kugira icyizere gikabije. Abantu benshi bizeye ko Titanic idashobora no kurohama. Kutita ku butumwa bw'imbuzi. Hari ubutumwa bwinshi bwaburiye Titanic ku bibazo bya iceberg. Nyuma y'imyaka 73 mu 1985 abashakashatsi bayobowe na Robert Ballard bongeye kubona ibisigazwa bya Titanic munsi y'inyanja ya Atlantic. Byari biri ku bujyakuzimu burenga metero 3800. Amafoto yabonetse yatunguye isi yose. Ibyuma byarangiritse, amasaha manini, inkweto n'ibindi bintu by'abari bayirimo. Byatumye inkuru ya Titanic yongera gukomera ku isi yose. Inkuru ya Titanic yaje gukorwamo filime nyinshi zakunzwe cyane. Ni Titanic yakozwe na James Cameron. Iyo filime yakunzwe ku rwego rwo hejuru kandi ituma abantu benshi bamenya amateka ya Titanic. Abakinnyi bakomeye bari bayirimo harimo Leonardo DiCaprio na Kate Winslet. Titanic yasize amasomo akomeye: kwirara bishobora guteza ibyago, ikoranabuhanga ntiriba ritunganye 100%, ubuzima bushobora guhinduka mu kanya gato, kandi amafaranga cyangwa icyubahiro ntibihagarika ibyago. Nyuma ya Titanic amategeko yo mu nyanja yarahindutse. Ubwato bwose busaba kugira ubwato bwo gutabara buhagije no gufata neza ubutumwa bw'imbuzi. Titanic ntabwo yari ubwato gusa, yabaye ikimenyetso cy'ubwibone bw'ikoranabuhanga ndetse n'intege nke z'umuntu. Mu ijoro rimwe gusa abantu benshi batakaje ubuzima n'imiryango irasenyuka, isi yose iratangara. Ariko kugeza n'uyu munsi inkuru ya Titanic iracyatera abantu amatsiko kubera uburyo yarohamye, ubutwari bw'abayirimo n'amayobera menshi ayikikije. Ese wowe uba warakoze iki iyo uri muri Titanic muri iryo joro? Niba ukunda inkuru nk'izi z'amateka asesenguye kandi zifite amasomo akomeye, ntibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Komeza kurikira update y'amateka y'indukira inkuru zidasanzwe. Ukunda imbyino gakondo, ukunda inyana y'abahizi, itorero Urwibutso rw'Abato dutumire mu birori byawe maze ducinya akadiho: ubukwe, MC, gusohora umugeni, kuvuga amahamba, ibirori by'amavuko, ibirori bya yubile, kwakira abashyitsi n'ibirori by'umuco. Ibirori byose ushaka turagususurutsa. Hose mu gihugu turagera, twaguha ibirori bitazibagirana. Wadusanga kwa Sina General Entreprise Urwibutso kuri Nyirangarama. Hamagara cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788 305122. Itorero Urwibutso rw'Abato, ibirori byawe tubindura ibyishimo n'umunezero udashobora kwibagirwa.